andi majwi ya Pastor Mutesi hanze mana we mute yewe Mutesi we ako Mutesi ukunda ibintu we okay muraho neza abakunzi ba Nelia TV1 aho muherereye hose ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwimve mikaze kuri Nelia TV1 tugarutse ku yandi majwi ya Mutesi we muzi ko biteye isoni tugarutse ku yandi majwi ya Mutesi ariko kandi ntarayagarukaho kamanza mbabwire muri makeya namajwi nyine agaruka ku bintu namwe murabyumva habusha Mutesi akunda kubivuga mu mazina yabyo biriya bintu bega Mutesi we akunda kubivuga mu mazina yabyo shanda binginze ni mumbwire muri comment akamaro ko kuvuga biriya bintu mu mazina cyane cyane akavuga iby'abagore we mu mazina yabyo bega Mutesi we mute kiriya gikoresho kujya ukunda kukivuga ni amahoro ariko kandi ntaragaruka kuri ayo majwi reka manze mvugire Mutesi ho gakeya abantu bamwihaye ngo yavuze ukuntu ngo gutandukana n'uriya mugabo bari kumwe ntabirenze abantu barasara ngo kubera iki ngo yiteze ngo gutandukana na Mutesi no ngo gutandukana na Ferdinand arabyiteguye ngo tayari ngo urugo rurasenyutse ngo ubwo ngo yabivuze ngo bifite ngo aho biri kuva ngo si gusa mbese abantu baramwiha cyane ngo kubera iki ngo wumva neza ko iteka ari uguhora usenya ubwo rusinya oya Mutesi mu nkundire pe bakunzi be ntaho mwagiye ni mu nkundire tumugarukeho nonaha nawe utamukunda ushyize mu nyorabwenge urasanga Mutesi yaravuze igikwiriye we yaragize ati bari bamubajije ku bigendanye nuko yatandukana n'uriya mugabo bati ntabirenze ati se bwaba ari ubwa mbere ntandukanye abati uko abandi baje bakagenda nawe ubwo igihe cyo kugenda kwe cyageze yagenda asobanura ko mbese nyine gutandukana nawe kuri we kitaba ari igitangaza ibyo nibyo abantu bafashe bakabigira intambara ngo Mutesi ngo n'umugore wamenyereye gutandukana n'abagabo ngo yamenyereye ngo gusenya ingo ngo mbese ngo yaramenyereye ariko kandi ntawe umenyera kabi n'ukuri hari umenyera ikintu kibi hari umenyera kabi nta muntu umenyera ikintu kibi ko yavuga ngo yatandukana ntabwo ari uko nawe abyishimiye ni uko nyine iyo wamenyereye kuba mu kigeragezo wicara witeguye kugira ngo utishuka kandi cya kigeragezo nta hantu cyagiye we yifitiye ikigeragezo cyo kubaka ingo ntizirambe ubwo rero yiciye kishuka akavuga ati uyu nguyu uko biri kose wenda amufatishije tuzarambana tuzababana ibihe n'ibihe haca umwaka ibiri wa mugabo akagenda shareka nkubwire yahungabana kurutaho yakomereka kurutaho kandi ukuntu yanabivuze nibyo byiza neza Mutesi uhora wihitangazamakuru umugabo agiye ko tutamukiye ko abantu atabakira ko basubira mu mvugo yivugiye ahangaha rero nagiraga ngo cyo nkivugeho kuba uyu Mutesi yavuga ko gutandukana na Ferdinand atari ibintu birenze cyane ndumva atari ikosa ntabwo ari ikosa birashoboka ese undi wewe uri kunyumva uwo muri kumwe wewe wicaye utimaje ko mutatandukana mwana atandukana pe ntabwo ari kuri Mutesi gusa mwe gufata Mutesi ngo mwumve neza ko kuba yatandukana na Ferdinand ari ibintu birenze kandi nawe uri kunyumva nimba uri umusore uwo mukobwa muri kumwe mwatandukana nimba uri umukobwa w'umutipe muri kumwe mwatandukana nimba uri umugabo w'umugore muri kumwe mwatandukana nimba uri umugore w'umugabo muri kumwe mwatandukana ibyo ni ibintu bisanzwe dore ahantu wenda bigoye gutandukana ni umubyeyi n'abana be niho honyine ushobora kuvuta abana banjye ariko ikitari umwana wawe cyari cyo cyose isaha n'umunota cyagenda kandi ugatuza ubuzima bugakomeza ahangaha rero naringize ngo rwose mwihangane aha mumuveho kuvuga ko yatandukana n'uriya mugabo ari kumwe ntabwo ari igikuba ntabwo ari ikintu kirenze ntabwo ari ibintu bikaze nababwira ngo ntabidanje n'undi wese uwo bari kumwe batandukana ngira ngo icyo muracyumvishe hanyuma nabwo ngo ntaragera ku majwi hari ikintu nshaka kwibaza Mutesi aritonda ati ngiye cano YouTube cano nyivuyeho kuko umuryango nashakiyemo ntabwo bikunda umuryango nashakiyemo ntabwo ukunda bamparasinga ntabwo ukunda bamvugaho niyo mpamvu YouTube cano nyivuyeho sinzayigarukaho ndetse nagira neza TV ndimo ndayigurisha uwaba witeguye kuyigura rwose ni karibu kuba yakwigurira gira neza YouTube channel
ati naho njyewe bayi ndasezeye sinzagaruka muri social media, sinzagaruka kuri YouTube. Umugabo nashatse ntabwo abikunda, ndetse n'umuryango nashakiyemo barabimbuje bambwiye ko batabikunda, batanejejwe no kubona itangazamakuru rihora rimvugaho buri kanya. Siko uyu Mutesi yabyivugiye, abantu barabyakiriye baranabyishimira, kuko bati icyo cyemezo gifashe n'inkuru zikuvugwaho zashira. Kandi koko nibyo, uyu Mutesi niwe utanga ikimuvugwaho. Budakeye kabiri Mutesi yabaye aho kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, ni ukuri ukundi kwezi kwakurikiyeho yigarukiye kuri Giraneza TV, ntawe umugaruye, ntawe umuzanye, yemwe nta n'uwamuvuzeho. Mutesi waje kugira gute? Ko wari wahasezeye Rwiza uvuga ko ugiye kwikomereza bizinesi zawe, cyane cyane akazi ko gutekera abantu, ariko arabizi bantu bo kuri Nelia TV One, abantu mufite amakwe, ibirori n'iki n'iki, mujye mumuha akazi. Mutesi azi gutegura pe, Mutesi arateguye, icyo ndakibatuye. None nkibaza ko ari weho wigaruye Mutesi, waje kugira gute kandi uzi neza ko bakwataka? None hano bera kasamutwe, video zimaze iminsi zikuvugwaho, ntacyo witayeho, ubu uragarutse kuri social media. Hanyuma rero icyo nacyo umenye neza ko ari weho wizanye. Twakubaza ngo waje kugira gute, ko ari wahasezeye, ko nawe akantu waririye kuri YouTube kanze kugushiramo burundu. Hanyuma rero nababwira ngo Mutesi uyu mubona, abakunzi be abenshi muramuririra ngo Mutesi baramwibasira, rimwe na rimwe mukanababazwa n'ibimuvugwaho, ugasanga ntimunezerewe. Ariko ndabatangariza ngo uyu Mutesi niwe wizana, nawe arabikunda, akunda kuvugwa, niwe wizana. Ko abacecetse, Mutesi agaceceka kubera icyo aza akavuga, kandi igihe cyose inkuru avuze zimusigira iki? Inkuru zisigira abanyamakuru inkuru. Agize gutya, senda icyo yavuze kuri Kamarade mu kiganiro aherutse gukorera ku Rugendo TV. Amaze kuhakora icyo kiganiro avuze kuri Kamarade, none Kamarade yagarukanye andi majwi ya Mutesi neza neza neza. Ese kavuga ko bivuga ngo aya mbere ngo bari ngo yari AI yayakoze, aya kabiri naye 100% we na Kamarade. Kandi mubyibuke Kamarade yavuze neza ko uyu Mutesi ngo ari kenshi yamusabye ko baryamana. None mubyumve nyine Kamarade yashyize hanze amajwi ye. Ese kosa ni irya Kamarade cyangwa ni Mutesi uza akivuga none ubu bakaza bisobanura? Mutesi abavugaho kandi abazi ibihe yagiranye nabo, abazi byinshi bavuganye, hari byinshi baba baziranyeho. Rero yaba bavuzeho bakaza bakisobanura. Kwisobanura kwabo rero bakoresha ibihamya n'ibimenyetso. Uyu Kamarade yisaza ashyira hanze amajwi ya Pastor Mutesi tayari, ukeneye kuyumva byanyabyo no kuri Nelia TV One. Aya mbere narayakinnye, ntabwo nshobora kongera gusubiza amafoto y'ubusambanyi ndetse amajwi y'ubusambanyi bwa Mutesi. Aya mbere nayashyizeho, ntabwo kuri ubu ngubu nakongera gushyiraho amajwi y'ubusambanyi bwe, ahubwo yakeneye ajya kuyumva kuri 3D TV aho Kamarade yatanze icyo kiganiro. Amajwi ye rwose ariho pe. Ni gutunga ngo Mutesi yuwe ntabwo ari umusambanyi. Mutesi no kuri ndababwiza ukuri, abantu ngende umukunzi we nkaba no mufana, ariko Mutesi yagiye adutenguha. Mutesi twamufanaga tunamukunda kiba ku Isimbi TV, igihe yanyuzagaho amagambo y'isanamitima, anyuzaho amagambo y'ihumure, atuvuga ati ntugasubize, uceceka mu kibazo, ntukisobanure. Ariko Mutesi akaza yisobanura. Hari n'abantu benshi mwibaza intambara za Pastor Mutesi ndetse na Claude aho ziva. Nimwumva mubikeneye mubishyire muri comment mbahereza ubwino amajwi ya Pastor Mutesi na Claude. Ucyumva ayo majwi uhita ubona icyo bapfa. Ucyumva ayo majwi uhita ubaharira ikibuguti, ubwo ni muhanga nuko mwabitangije nako muzabisoza. Nimwumva muyakeneye mwandike muri comment, ndagaruka mbabwira icyo Pastor Mutesi na Pastor Claude bapfa cyanyacyo originali kizewe. Uyu Pastor Mutesi rero ibya Pastor Claude reka tubyihorere, ariko ndababwiye ngo yatangiye yigisha isanamitima abantu tugafashwa, kandi amagambo yigishaga yabaga akomeye. Kuko nimba ati
wikwisobanura. Nimba abantu bakwatatse aho gutanga ibisobanuro ceceka ugende witekerezeho, ariko we ntabwo ari ko abikora. Inama nyinshi yagiye atanga we ntabwo azubahiriza, ariko si uyu Mutesi ko ari umuntu w'umuhanga. Kubera iki kazi ko YouTube channel kuri YouTube ariho hantu hambere hamwataka? Kubera iki? None Mutesi nawe hari ahantu watubeshye, waravuze ngo abana bawe ngo nta ibi bintu bikuvugaho nta kintu na kimwe babiziho, ngo kuko badafite amatelefone. Koko pe, ngo ntacyo babiziho, ngo aya makuru yawe ntayo bazi na gato. Reka tubyemere. Icyo gihe waraje uravuga ngo wababajwe n'umwanimatrice waho umwana wawe yiga, wamubwe ati reba ibintu mama wawe aba yirirwamo, ngo reba ibintu mama wawe yirirwamo ku mbuga nkoranyambaga, ngo abere bimubwirira mu bandi bana. Ibyo bintu ngo birakubabaza, ucira urubanza uwo mwanimatrice uvuga ko abana bawe ibintu nta hantu babizi, izi nkuru nta n'icyo baziziho, ngo cyane ko nta matelefone bafite. Mote kutubeshya, biriya biganiro bikorerwa iwawe. Abana bawe iteka uko ugiye gutangira ikiganiro iwawe mu rugo urabirukana. Iyo babona itangazamakuru riho iwawe, ngabo ba kamarade, ngabo urugendo ba nepo, ngaho bara bose basohoye amajwi yawe, igihe cyose baje iwawe, abo ba Pastor Justin, abo ba Papa Bitangaza, abo bana urabaryamisha ko banakuze. Aho njye mbona waratubeshye, ibyo bintu nongeye kubitekerezaho nsanga waratubeshye. Ntukatubwire ngo abana bawe ntibabizi kandi ibiganiro bikorerwa iwawe. Ni gute se abantu bazi iwawe ubwa mbere ubwa kabiri, umwana uzi ubwenge ntakubaze ngo aba banyamakuru baba baje kumara iki hano? Sha ibi bintu byo rwose umva, mumbare mushyire muri comment mumbwire Mutesi ntiyatubeshye. Nawe wemeranya na Mutesi ko abariya bana be, ndavuga Darling na Darlene, bariya bana be babiri batazi bino bintu, ku buryo uwo mwanimatrice yagombaga kurenganwa pe? Ntabwo babizi. Sha barabizi. Nshingiye ko ibiganiro bikorerwa iwabo mu rugo, kinza aho bikorerwa nimba atari hwaba kuri iriya etage atari haba, iriya paritoma atari hwaba, bakaba bakorera ibiganiro ahantu hatwika atari hiwe. Nimba babikorera iwawe Mutesi, hariya ahantu ari hutaha. Bariya abana bawe barabizi, icyo warakitubeshye. Ikindi Mutesi, nk'umukozi w'Imana, gabanya kuvuga ibitsina mu kanwa kawe mu mazina yabyo. Gabanya pe, ntabwo bigukwiriye nk'umukozi w'Imana. Oya, ntabwo bigukwiriye, biteye isoni kubona uvuga ikintuza ukakivuga. Ntabwo bigukwiriye. Ubusa abakristo bawe bari kukikumvana biyumva bate? Ntabwo bigukwiriye kabisa. Ubwo rero reka mbabwire ngo ngaya amakuru ya Mutesi, ku majwi ye mashyashya, ku mavidewo ye n'amashusho ye n'amajwi ye, ngo ko ngayo siniriwe mbishyiraho, ariko kandi tayari andi majwi ye yagiye hanze. Ngira ngo mwabyiyumviye. Babwiye byinshi byerekeranye na Pastor Mutesi, abantu mumufana, abantu mukunda nyine, ngaya amakuru ye. So mwakoze kubana natwe rero, ndabakunda cyane. Imana y'amahoro nibarinde ibihe byose naho